Sifa kwa Mungu. Haleluya. Tueleze Imana icyubahiro. Nuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Mani gukuze, tegeri gukuze ikugire ku kigero cyiza, ikumenyeshe kigushakaho. Haleluya, 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 haleluya. Hashimwe Imana yakurinze nanjye kandinda, kandi nukuri tugeze ku munsi mwiza, n'umunsi mwiza wa kane turimo w'amasengesho yacu. Reka nshimire abantu bagiye batugaragariza ko aya masengesho yabagiriye umumaro, yagiye agira uruhande rumwe abakuramo, abantu bari barasubiye inyuma bihannye ku bw'aya masengesho. Imana ibishimire cyane. Ni ibintu bikomeye by'ubutwari. Uyu munsi turi ku munsi mwiza wa kane, kandi ni umunsi noneho tuje kubwira abantu ngo abakiranutsi b'Imana bazarabagirana. Rero iyo umuntu ahunze icyaha, hariho ikintu gikomeye noneho kuzabona Imana, kuzabona ubwiza bw'Imana, kuzabona kuruhuka imiruho ndetse n'imihate. Ariko reka dusenge Imana tuyibwire ngo Mana ngwino ubane natwe, presence y'Imana ize kuri twebwe. Turagushimiye Yesu wabambwe, warinze ubugingo bwacu ndetse n'umubiri, warinze abakomeye, urindira abohereje, warinze abari mu bihugu bigiye bitandukanye, warinze abadiaspora, urinda abanyarwanda bagiye batandukanye. Umuntu wese wumva ururimi dukoresha n'umuhumuriza umugisha ahaherereye hose, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Reka mbwira ngo ndabakunda cyane. Ntabwo nabura gutangira nshimira witwa Obedi, ujye tubwira ngo courage, Imana imumugisha cyane, kandi Imana yongereze umugisha Jose ku nama zawe nziza. Imana ijye guha umugisha cyane. Uyu nawe twatangiranye turi gusengana witwa Ange wabitubwiye, Imana iguha umugisha cyane. Reka nongere shimire cyane Claude ahantu uri, Imana iguha umugisha, kandi reka nkubwire ngo Imana igikomeza ikwiteho cyane. God bless you, God bless you. Abari muri Malawi, God bless you. Abari muri Tanzania, God bless you. Abari muri Uganda, God bless you. Abari muri America, God bless you. Abari muri France, God bless you. Abari muri Congo, God bless you. Imana iba umugisha mwese muri gubye bitandukanye. Uyu munsi turi ku munsi mwiza, ni umunsi wa kane, ariko tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Maraki ibice bitatu ku murongo wa 19. Haratubwiye ngo dore hazabaho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu bayaryo. Muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, maze muzaribata abanyabyaha hasi, bazabivu munsi y'ibirenge byanyu, ku munsi nzabikoraho, niko Uwiteka avuga. Haleluya. N'amagambo Uwiteka avuze ngo dore hasabaho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi ngo basaba ibishingwe, ngo niko Uwiteka avuze. Abibone ingambanyi, abatagira ukuri, abagira amahane, abatagira kujya inama, abagira gusebanya, abagira kugambanirana, abo bantu Imana ibavuzeho. Iravuze ngo hagiye kubaho cyangwa hasabaho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abantu abibone n'inkozi z'ibibi bazabishingwe. Reka nkumenere ibanga, niba utabizi, niba utarabyemera, ariko ikintu cyose ku isi kizagira iherezo. Niyo mpamvu kiri ku isi ndagira nkumvisha ikintu gikomeye: itware neza, gira imyitwarire myiza, gira guhinduka, gira imbuto z'umukristo, gira kuba umuntu w'Imana. Niba Imana ikubwiye ngo nuhunge icyaha, iri jambo rije risobanuye ko riratumenyesha ko hazabaho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone n'inkozi z'ibibi, abagambanirana, abanyamagambo, abasambanyi, abatagira ukuri, abantu bagira kuvuga amagambo ateye isoni. Imana ije kubitangaza ngo bazabibishingwe, nk'abazatwikwa bashire. Igihe kizagera, kandi reka nkumvishe, nkumenere ibanga, nkubwire yuko ibintu byose ukora Imana
Imana irabireba. Niba ari ukubeshyera mugenzi wawe, reka mubwire ibi bintu umenye ko Imana ibireba. Niba ari akagamba, niba ari uguhuza, niba ari ibyaha byose ukorera mu bwihishwa, Imana irabirebe kandi ibyitegereza. Cyambere bitubwiye ngo hasaho umunsi twika nk'itanura ry'umuriro. Rero reka nkumvishe, nkugire inama, ugifite uburyo, nanjye gifite uburyo, niduhunga icyaha, twizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ijambo ritubwiye ngo ariko abantu mwubaha Uwiteka. Abo bantu nibongezeho cyane. Ariko mwebwe abantu mwubaha Uwiteka, ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira bifite gukiza munsi y'amababa yaryo, namwe muzakinagira nk'inyana zo mu ruhongore. Iki ni igihe cyiza Maraki yahanuye, ari guhanurira ubwoko bwa Israeli, ariko nanjye nawe ari kuguhanurira. Nanjye rero umenyeshe ko aya magambo nubwo yabwirwaga Abisirayeli muri icyo gihe, ariko iki gihe ninjye nawe ari kubwirwa. Rero Imana iri kugira ngo itumenyeshe ko ibyo dukora byose bizagira iherezo. Hari ibintu mirimo dukora, ibyo tuvuga, ibyo dusengamo, ibyo tubwira abantu, ndagira nkumvishe ko ibintu byose bizagira iherezo. Niyo mpamvu ukiri ku isi ukwiye kwitoza kubana n'abantu neza. Ukiri ku isi ukwiye kwitoza kubana n'Imana neza. Ukiri ku isi ari umuririmbyi waririmbye, ari indirimbo ikomeye arabanga, ariko ubundi ni umuririmbyi usanzwe uri indirimbo zisaravuga ati ko bitagombera amashuri, ko bitagomba amafaranga, mbibarize bibanarize iki? Ubundi kuvuga neza bitunaniza iki? Ubundi kubwira umuntu ngo akomere bitunaniza iki? Kubwira umuntu ijambo ryiza ko ridatera inkovu, ijambo ryiza ko ridatera igikomere, ubundi bitunaniza iki kugira amagambo meza yakomeza abandi? Kuki abantu tunezezwa cyane no kuvuga amagambo mabi ku bantu? Mbese nta cyiza twababonyemo? Niyo mpamvu rero twitoze gukiranuka tugifite uburyo, twitoze kugira imbuto za Kristo dufite uburyo, twitoze kubana n'Imana neza dufite uburyo. Kuko ijambo riratubwiye ngo dore abakiranutsi Imana bazakinagira nk'inyana zo mu ruhongore. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Yereza Imana icyubahiro. Maze bakibagire ngo nk'inyana zo mu ruhongore. Ngo ariko mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza. Komera Imana amashyi. Rizabarasira rigufite gukiza. Reka nkubwire akantu gakomeye. Itoze gukiranuka, itoze kubana n'Imana neza, itoze kugira ubusaba n'Imana neza, itoze kudacogozwa n'imisi cyangwa n'ibihe, kuko Imana niyo yonyine ibasha gukora cyane bityo ibyo dusaba. Imana shi, reka nongere iri jambo kuko ndanezerewe cyane. Ni ijambo naryo nyino Misiri riri kunyubaka, riri guhura n'aya masengesho nabwiwe, riranezeza cyane, numva umutima wanjye wongeye kwishima. Ni amagambo Imana yabwiye Yosuwa igice cyawo cya 3 ku murongo waho wa 7 honyine. Igice cya 3 ku murongo wa 7 honyine haravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Uyu munsi ndatangira kugukuza. Haleluya. Yesu ashimwe. Nuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Mani gukuze, togeri gukuze, ikugire ku kigero cyiza, ikumenyeshe kigushakaho, ikwigishe
imbaraga z'umwuka wera zikugote. Shambere yabwiye gukorera abanaga na Mose, ariko Imana ibana nawe. Uko yabanye n'abatubanjirije mu rwego rwo gukizwa, ariko Imana ibana nawe. Uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'abakureba, mu maso y'abo mugendana, ngo kandi uko nabanaga na Mose, uko Imana yagiye ibana na Aburahamu, ariko ibana nawe. Ijambo ry'Imana riranejeje. Uyu munsi ndatangira kugukuza. Iki ni igihe kimwe gikomeye. Mose yaramaze gutanga, yaramaze gupfa, ariko asimurwa na Yoswa. Imana yongere kumuvugaho, imumenyesha amakuru kari uzageza bwoko bwa Isirayeli ku gihugu cy'amasezerano. Ariko Imana iramwisangira ubwe, iramuganiriza, mubwira amagambo menshi akomeye, harimo n'ijambo ryitwa ngo komera ushikame uko ndi kumwe nawe. Ariko ageze mw'ibi bice, igice cya gatatu, arabimubwira ngo noneho Imana amubwira ngo yewe Yoswa, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli, mu maso y'abakureba, mu maso y'umurimo w'Imana uhagazemo. Mbega Imana igukuze, ikushyire ku kigero cy'umwuka. Imana igukuze, yongere mwaya masengesho igukuze, mwaya masengesho Imana ibane nawe, mwaya masengesho Imana ikwiteho, mwaya masengesho Imana ikurwanire, mwaya masengesho Imana ize mu ruhande rwawe, mwaya masengesho Imana iseye ikiryo kiri kukurwanya, mwaya masengesho Imana ikuzuza imbaraga, mwaya masengesho Imana ikuzuza amahoro. Tera haleluya, haleluya. Imana igukuze mu maso y'abantu, mu maso y'abarupinzi, mu maso y'abarozi, mu maso yabo. Imana igukuze, ikuzuza imbaraga z'umwuka wera. Ukugukuza ndi kubwirwa, ndi kuva umwuka wera w'Imana niho ari kumenyesha ngo igiye kugukuza mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imbaraga, mu buryo bwo gufashwa, mu buryo bwo kwizera. Mu kindi kinyarwanda, Imana yohereje ingabo z'umuriro zo kugira ngo ubashe gutinyuka kuyihamya. Imana yohereje ingabo z'umuriro zo kugira ngo abantu bamenye ko wayisenze. Haleluya, haleluya. Imana igukuze, Imana igukuze, Imana igukuze, Imana igukuze. Kuko abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri, kandi izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Mu kindi kinyarwanda, reka nkumbuze umuntu wari uri mu byaha, mubwire ngo bivemo. Siga, 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 siga. Numara kubisiga, wigire muri desire, wije mugambi w'Imana witwa gukuzwa n'Imana. Niba ushaka kugira ngo ubumye amasezerano, ubane n'Imana neza, Imana igira ibintu igukorera, irashaka kugira ngo nawe ubwawe usenge uyisaba ngo nkuza, usenge uyisaba ngo nanjye nyuzuza imbaraga muri iki gihe, nyuzuza imbaraga muri iyi minsi, nyuzuza kongera kukumenya. Ujye ubwira amatwi yawe, ubwire ngo wa matwi ye, uyu munsi ndashaka ko Imana yongera kuvugana nanjye. Ubwire aya maso, ubwire ngo wa maso we, ndashaka kureba Imana. Ubwire umutima wawe ngo wa mutima wanjye we, ndashaka gutekereza Imana. Imana ije kugukuza. Haleluya. Izambere atubwiye ngo saho gusa rero, ikindi kintu izakora, igukumbuje gakondo yo mu ijuru. Ayo ni amagambo meza Maraki yahanuye, aravuga ngo dore si uko bimeze, ngo umukiranutsi wanjye azashesha, kandi izuba ryo gukiranuka rizamurasira. Mu kindi kinyarwanda, nubwo ukiranuka abantu bakagupinga, nubwo gukizwa kwawe byatewe abantu urujijo, ariko gukizwa kwawe birimo inyungu. Wikita ku magambo ari kuguca intege, wikita ku magambo ari kubwira ngo ntacyo usigezaho, wiyitaho, wiyitaho kwayo magambo wiyitaho, aho gukeka Imana aje kugukuza. Habwa umugisha ubanye natwe umunsi wa kane, ni umunsi wo gukuzwa n'Imana, kandi Imana ikubwiye ngo nuhunga icyaha. Izina ry'Uwiteka Imana nishimwe. Turagushimiye Yesu, wasubiye inyuma ahantu uri, bwira Imana ngo mbabarire ibyo nakoze, uko twumvisha amagambo akomeye yuko iminsi imperuka kugeze, kandi abanyabyaha nta mahoro bazagira. Niyo mpamvu nkubwiye ngo rero uyu munsi wa none shaka Uwiteka Imana bigishoboka. Ijambo rirambwiye ngo rero astafore maidikia style, Uwiteka Imana nakwegere, Uwiteka Imana aze mu ruhande rwawe. Turagushimiye Yesu kuko aya magambo atambutse ku muntu wese udukurikiye. Muhereze umugisha, umuhere imbaraga z'umwuka zigota umuntu wese udukurikiye, kandi urwanye ikirizi kumurwanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Neza yawe n'urukundo gufashwa n'Umwuka wera bibane nawe, abatari barakizwa bakizwe, ubashoboze guhunga icyaha, ko icyaha kirica, cyagitera urupfu, gitagitera kutabana nawe neza. Uyu munsi umuntu wese waradukurikiye n'umuha umugisha, musengeye mwizeye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. God bless you. Imana iguhe umugisha. Wifuza kujya ugana natwe kandi ukatugira n'inama, nimero za telefone ziri hasi ikiganiro. Murakoze cyane. Bye bye. Wari kumwe na Prophet Rukundo. Imana iguhe umugisha. Bye.